Mbere yuko dutangira ndagira ngo nkubwire ngo niba ugize amahirwe ugafungura iyi video, menya ngo ntago ari ibintu bihuriranye. Ni ubuntu ugiriwe ndetse ni n'amahirwe akomeye cyane agiye kubonwa n'abantu bakeya, kubera ko niwitegereza neza urasanga iyi channel itanakurikirwa n'abantu bageze no ku 1000. Reka aya mahirwe rero tuyafatirane twumve buno butumwa. Ibi ni ibintu 7 utagomba gukora cya gihe Imana ibitangiye kukugirira neza, cya gihe Imana ibikwibutse itangiye kuguha amafaranga, itangiye kuguha ubutunzi, cya gihe ibya Yesu biba ari ku murongo akaba ari wowe ugezweho, mbese cya gihe Imana ibikwibutse ikagufata ukuboko, ibyawe nawe bigatangira gucamo. Hari ibintu rero uba ugomba kwirinda, kuko abantu benshi ntago bajya bamenya uko bitwara muri kino gihe, ugasanga amahirwe yabo bayapfushije ubusa. Kandi burya mwabantu mwe tumajije kubimenya, tumaje kubimenyera, ntibazakubeshye. Burya Imana ikunda umuntu ufite ubwenge, kuko nicyo kintu cyonyine dutandukaniyeho n'inyamaswa. Aha rero tugomba kwitonda cyane, kuko cya gihe Imana ibikwibutse nayo hari uburyo ibishaka ko ubyitwaramo, ndetse iyo bitagenze gutyo birayibabaza cyane. Ndetse sinabura no kukubwira ko ushobora no guhuriramo ibyari imigisha ugahuriramo n'umuvumo, bityo isezerano ryawe buri warategereje kuva kera ugasanga ya mahirwe yawe aza rimwe agupfiriye ubusa. Hano ndaza kugenda nkwereka n'imirongo yo muri Bibiliya ibisobanura neza. Ndakoresha uburyo bwose, video iri bube ngufi. Reka rero tugendane 5 kuri 5 kuva ku cyambere kugeza ku cya 7. Nkuko nabibasezeranyije, nta kintu muzamburana hano kuri iyi channel. Twagiye twihuse cyane. Ikosa rya mbere tuba tutagomba gukora mu gihe Imana itangiye kutugirira neza, irinde kubona akantu gatoya Imana igukoreye ngo utangire kuyagara, usakuze, uvugire hejuru, utangire wikomange mu gatuza, wigambe, mbese ibintu bicike, usange wirengagije ko ibiri kuba byose biri guterwa n'Imana yawe. Wowe gumutuje, ushime kandi wakire byose biri kuba utuje, kuko akenshi uzanasanga utwo tuntu dutoya, ako kantu gatoya gatangiye gutuma uyagara, gatangiye gutuma wikomanga mu gatuza wabuze uko wifata, wumva urenze byacitse. Ushobora gusanga ari agatonyanga mu nyanja, ari nk'intangiriro z'ibyo Imana igiye kugukorera. Kandi burya Imana nta na rimwe izaguha ibintu birenze kontrole yawe. Ngaho ibaze rero niguha akantu gatoya ikabona ubuze kontrole, ubwo se urumva izarenzaho ikaguha ibindi? Reka tujye tumenya ubwenge. Ndagira ngo mufate Bibiliya musome Imigani 16:18. Haranditse ngo kwibona kubanziriza kurimbuka, kandi umutima wirarira ubanziriza kugwa. Ngira ngo aha nta kindi narenzaho. Twagiye ku cya 2. Ikosa rya 2 abantu bakunda gukora, wowe utagomba gukora mu gihe Imana igutunze inkoni, ibyawe bitangiye gucamo, wiva mu buzima bwa gikristo warubayemo, komeza ube mu buzima bwa gikristo. Abantu benshi iyo batangiye kugira aho bagera, Imana itangiye kubafasha, bakunze guhita bagabanya igihe cyo gusenga, ugasanga umwanya ubabanye mutoya wo kugumana n'Imana. Niba yajyaga ajya gusenga ku cyumweru bikaba birarangiye, niba yaryamaga asenze agatangira kubura umwanya, niba yagiraga akanya ko gusoma ijambo ry'Imana, reka ubwo ngubwo umwanya wahita ugabanyuka. Ibyo bintu rero bibabaza Imana ku rwego rukomeye cyane. Ubusabane wagiranaga n'Imana kuva na mbere hose nibwo ugomba kugumana, ahubwo ukanarushaho, kuko noneho amashimwe aba arimo ariyongera kuri wowe. Burya ubuzima bwa gikristo, ubuzima ubanyemo n'Imana yawe, niho amahirwe yose aturuka. Imana rero iri kuguha ayo mahirwe, irimo ikuzamura, yagakwiye kuguma
ari wo musingi wawe, ariyo fondasiyo wubakiraho, ari ryo ryabuye ryawe rikomeza imfuruka. Soma Matayo ibice 6 umurongo wa 33, haranditse ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Wowe rero niba waragize amahirwe ubwo bwami bw'Imana ukaba warabushatse na mbere, ukaba uri mu murongo neza, uba ubonye indi mpamvu ituma ukomeza umubano wawe n'Imana. Dore ko burya iteka duhorana impamvu zirenga 1000 zo gushima Imana. Byonyine no kuba ukiriho, cyangwa se uzicara utuze usubize amaso inyuma urebe iby'Imana yagiye igukorera byose, urebe ahantu Imana yagiye igucisha, urasanga ufite impamvu nyinshi cyane zo gushima Imana. Ikosa rya gatatu udakwiye gukora, niba Imana itangiye kukugirira neza, utangiye kubona birimo bicamo, irinde kujya mu marushanwa ndetse wirinde no kwigereranya n'abandi. Burya niwiha ibintu byo kujya mu marushanwa cyangwa kwigereranya n'abandi, ngo dore ko kanaka abayeho, ngo noneho dore ndamurusha, ngo Imana impaye inzu ariko dore kanaka yamuhaye etaje. Ibyo bintu byo kwigereranya bituma ufata imyanzuro mibi mu buzima, imyanzuro igendanye n'ihangana. Ntucunge izamu ryawe ukuntu ugenda utera imbere gake gake ngo ubihe agaciro kandi ubishyireho umutima, ahubwo ugafata ya myanzuro ikujyana mu gusesagura, mu kudatekereza, ukazajya gushiduka wisanze bya bindi Imana yagukoreye nta kintu biri kugufasha, bitarimo biguteza imbere, ahubwo birimo bikoreka. Ugasanga urimo gusesagura amafaranga ugura ibintu ngo ukunde ugaragare neza gusa. Wowe irebeho, urebe icyo ukeneye, urebe aho uvuye, urebe n'aho uri kugana, abandi bihorere, ubundi Imana izagenda igufasha gake gake ibintu bigende neza. Ndagira ngo usome Abakorinto ba 2 ibice 10 umurongo wa 12, herekana ko abigereranya nta bwenge bagira. Ikosa rya 4 utagomba gukora ni ukwibagirwa famiye yawe. Nubona bitangiye gucamo, Imana itangiye kukugirira neza, ibuka no gufasha famiye yawe, ariko ushyizemo ubwenge. Uti gute rero? Hari igihe Imana ikugirira ubuntu, ikaguha umugisha, ikakugeza kuri byinshi, ndetse kandi ari no mu buryo kugira ngo uzafashe umuryango wawe. Gusa aha batubwira yuko uba ugomba gufasha umuryango wawe ariko ubishyizemo ubwenge. Burya gufasha umuryango wawe ntago ari uguterura amafaranga ngo ubahereze gutyo gusa, oya, ahubwo icyo ugomba kubafasha, bafashe kugira ngo nabo bifashe. Aho ngaho wenda nk'urugero twahita dutanga, ushobora wenda kubaha amafaranga kugira ngo batangize nk'aka business kazabyara andi mafaranga, mbese kazabafasha, cyangwa se ukabaha ikindi kintu, ukabaha ubundi bufasha, ari uko uzi neza ko ubwo bufasha ubahaye buzagira ikintu bubafasha mu buryo bwo kubateza imbere, atari ibintu byo gusesagura gusa. Gusa ngo ikosa uba utagomba gukora ni ukuba wafasha famiye yawe ngo bikugeze mu gihombo, ngo bikugeze hahandi wirya ukimara, ngo ni ikosa uba utazababarirwa. Ngo uba ugomba gufasha famiye yawe ariko mu rugero. Soma Timoteyo wa mbere ibice 5 umurongo wa 8, haragira hati ariko niba umuntu adatunga be, cyane cyane abo mu rugo rwe, aba yihakanye ibyizerwa kandi ababaye mubi hanyuma y'utizera. Ikosa rya 5 utagomba gukora, irinde guspendinga cyangwa se gukoresha amafaranga, gutakaza udafite umupangu. Burya kugura ikintu ngo nuko ufite amafaranga gusa, utatekereje ngo upange neza ukurikije priorite, ibi bigushyira hasi vuba byihuse. Ejo bundi naciye ahantu bari guserereza umuntu ngo kubera uburyo iyo afite amafaranga abagura ibintu byose, ababona mbese ngo ibintu byose yabigura mu gihe afite amafaranga, akaruhuka ari uko amafaranga amushiranye. Bagenzi be barimo bamusereza ngo uburyo abagura ibintu byose iyo afite amafaranga, ngo ageze no mu isoko agasanga bari gucuruza umutubu, ni twa dukeri dutoya,
ngo yavuga ngo wawu, mbega agakeri keza, ngo nako agahita akagura kubera ko afite amafaranga. Birakomeye kabisa, ako karagaciyemo. Ahangaha rero natangiye mbabwira ngo ntibazababeshye, ntibazabashuke. Nk'uko Imana yaturemye mu ishusho yayo ifite ubwenge, natwe ikabuduha, nukoresha ubwenge nta kabuza uzaba uri kumwe n'Imana. Burya rero ngo iyo ufite purani nzima ukagura ibintu ukurikije umupangu w'iterambere n'ahazaza hawe, ukirinda gusesagura, nta kabuza umugisha Imana izawuguhundagazaho. Soma mu gitabo cy'Imigani igice cya 21 umurongo wa 5. Icya 6 ugomba gukora kandi ukitaho muri urwo rugendo rw'iterambere Imana igushyizemo, wikwizera buri umwe, kuko ntago ari buri umwe wese wishimiye iterambere ryawe. Itondere abo usangiza imipangu yawe, urugendo rwawe rukore mu ibanga, intambwe ku yindi n'ubwenge, kuko ibintu byo kugenda uvugavuga umena amabanga, usakaza inkuru no ku batazikeneye, bigenda byica umugisha wawe. Ubundi reka abantu bazabone ibyo wagezeho, reka bazabwirwe n'ibikorwa wagezeho, apana amagambo yawe, apana umunwa wawe. Soma igitabo Imigani ibice 4 umurongo wa 23. Ikosa rya 7 utagomba kugwamo ni iri ngiri. Burya mu gihe Imana itangiye kukugirira neza, kirazira kikaziririzwa, ntuzigere uhagarika gukora cyane no gukoresha umuhate. Abantu benshi bakunda kugwa muri iri kosa, yatangira kubona utuntu dukeya agahita parika. Komeza ukore, witeze imbere. Burya gutsinda bisaba guhozaho ndetse no gukomeza disipurine. Gukora cyane rero bituma intego zawe, ahazaza hawe biguma biri stable. Burya icyo Imana ikora ni uguha umugisha imirimo yawe. Ntago ari kujya kubona ngo ubone imodoka iraje iguye aho ngaho mu mbuga yawe, oya, ngo ubone imfunguzo z'inzu zikuguye mu mufuka, reka, cyangwa ngo ujye kubona wisange uri nko mu iduka rikomeye cyane, oya. Ahubwo icyiza, inzira ya nyayo ni ugukora cyane, ubundi Imana nayo igaha umugisha imirimo yacu. Widohoka rero birabujijwe. Soma mu gitabo cy'Umubwiriza ibice 9 umurongo wa 10. Muze kuhasoma mwitonze, ndetse n'iyi mirongo nagiye mbabwira yose mwicare muyisome mwitonze. Aho hatubwira ko umurimo wose twerekejeho amaboko tugomba kuwukorana umwete. Muze kuhasoma neza mwitonze, biranafasha gusobanukirwa byose kandi neza. Ndagira ngo mu gusoza rero mbasabe, niba Imana irimo kuguha umugisha, wishaka ko Satani akuriganya, wishora mu byangwa n'amaso y'Imana, ufata imyanzuro mibi igayitse, Imana yaguhisemo izagufasha muri byose, ikomeze kubana nawe maze ugere kuri byinshi. Mvugira muri komenti uti amen, ubundi wicecekere. Niba utarakora subscribe kandi, iyi niyo channel yacu ari nayo yanyu, tuzajya twungukiraho byinshi, twigishanya bya buri munsi. Ukoze subscribe rero yaba ari amahitamo meza cyane ukoze. Bye bye, Imana ikomeze ibarinde, naho mu kiganiro cy'ubutaha.